nkuko bigaragara n'amaso y'abantu twese turabibona. Sinzi rero niba none se umugore wewe niba mujya muganira kuki watajyaza ngashaka umugabo we yamusubiza mu rugo. Umugore we byamuteye isoni kubera kujya gushaka umugabo wawe ukumva yabaye umutinganyi, ni ibintu muri make wiwe ntago arabyakira. Ajya ajyana n'abagabo b'inshuti ze. Abagabo basanzwe se basanzwe bubatse cyangwa abagabo basanzwe. Abagabo se murabazi? Umwe turanaturanye. Barakodesha. Umugore mbega muri make ningaho nta nakazi afite. Utugere neza no kuri wa mushaka. Ubwo numva ngo umugore nta mibereho ni kwagu n'abana kwiguga amashuri yaratakaye birumvikana. Kumva ntibabona uko amakaye aboneka ntibabona iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, bihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV, muri kumwe na mungu w'Abanyarwanda Zagara musore muzitagira kuzushinga kuri metero n'imisago nasabashaka nyamara imyaka ari ntayo. Akasongwe ihwamiranzi ya Nyamusi gipfa ntibarireka nihere ikaze umuntu wese aherereye, abantu bari mu Rwanda, bari muri Amerika, abari hirya no hino hagiye atandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo mwese amahoro y'Imana abane namwe, amafufu n'amafaranga bibafubike. Ndagira ngo rero tuganire n'umuntu hano ariko nyina ngo mbibutse yuko abambona hano sinanisanzwe mpari, ariko muvandimwe yagize ibibazo by'uburwayi mwese mwabonye, nzakuza nkano kugira ngo mufashe, ariko nakira azagaruka mukomeze mubane. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umukobwa twifuje kuganira nawe waduhamagaye atubwira ikibazo afite, tubwira ko yifuza kugira ngo tube twamufasha mu kibazo we ari buze kwivugira, singi kimuvugira. Watangira wibwira abadukurikiye ukatubwira n'ikibazo ufite wifuje ko twe twagufasha. Murakoze, amazina yanjye nitwa Alliance, nkaba mfite ikibazo cya musaza wanjye. Yego, musaza wawe ikibazo ufite ni ikihe? Musaza wawe ni uwuhe? Ikibazo ushaka ko dufasha ni ikihe? Musaza wanjye naramubuze. Waramubuze? Naramubuze kandi maze iminsi njya kuri YouTube nkamubona mu biganiro. Kamubona mu biganiro. Yego. Umusaza wawe ninde? Yabuze ryari? Byagenze gute? Ubundi musaza wanjye yari afite umugore n'abana. Yego. Noneho tuza kumubura. Yego. Bamwita Musatuzi ariko yitaga Batista, ubwo sinzi binasaturamo. Gwenda n'abagabo. Musatuzi si Musatuzi w'umutinganyi? None se Musatuzi ni musaza wawe? Ni musaza wanjye ariko naramubuze. Amubuze kandi agaragara tujya tumubona twebwe. Nyine ngiye mubona ku biganiro, ntago ndamubona, naramubuze. Uramubuze. Ese ubu imbere yuko Musatuzi ajya mwabira bintu, hari ibimenyetso mwajyaga mubona byo kuba Musatuzi kuko yaba umutinganyi? Oya, mbere agifite umugore ntago byagaragaraga, bonaga ari umugabo rwose wubatse urugo, ubayeho neza we n'umugore we. Ariko sinzi ukuntu byaje kugenda, ejo bundi nagiye kuri YouTube ndamubona birantungura kuko nari muzi ari umuntu muzima. None se undi Musatuzi ngo ni umugabo wubatse kuko nkuko ajya bivuga? Ni umugabo wubatse, afite abana babiri. Afite abana babiri. Yego. None se mbere yuko agenda umugore we yaba ari ikintu bigeze bapfa, wenda cyaba cyaratumye atumugora akaba yagiye mwabira bintu? Nabashije kujya kureba umugore we ndamubaza, ambwira yuko nta kibazo bari bafitanye. None se mugakeka ko ari cyo cyateye kuba Musatuzi yaba umutinganyi? Naba nkubeshye kuko njye ubwo duherukana yari muzima rwose, ari umugabo mwiza, umupapa w'abana rwose. Abana wese barahari? Abana be barahari. Umudamu wese wari? Umudamu nawe nyine bari kurera abana mu rugo. Yego. Wenyine? Wenyine. Yarahoze afite umugabo? Yahoze afite umugabo kandi mwiza. None se we iyo muvuganye nawe ababwira iki cyangwa se wabitekereza iki? Iyo tumuhamagaye kuri telefone hari igihe twita bakatubwira ngo arahuze, ntago ajya duha umwanya muri make. Ko nta gahinda wenda yatewe n'ura mugabo. Je sinzi wenda igitera ibyo byose cyangwa se
cyatumye wenda uwo mugabo abaho gutyo, ariko mu by'ukuri ngiye nk'umuntu ugeze kumuganiriza nyine ubona ko ibintu by'ubutinganyi ari na proud yabyo, mbega ni ibintu yizeye, ni n'ibintu ubona ko rwose yabikora bishaka. Sinzi ikibiterese, nta muntu muri famille mwamufite bafitanye ikibazo tukavuga ko wenda ibintu baba barabimuroze. Nta muntu n'umwe bafitanye ikibazo kuko rwose yari umupapa mwiza, yanakoze n'ubukwe. Yakoze ubukwe. None se ubwo koko arakoze ubukwe akaba ameze kuriya, byabiterwa n'iki ngo abe yaragiye mu butinganyi kandi yari umugabo ufite n'abana n'umugore abayeho neza? Icyo natwe nicyo turi kwibaza, kuko ubu kugeza n'aka kanya njye namubonye kuri YouTube birantungura. None twashaka ko twe tugufasha iki, cyangwa se abanyarwanda bagufasha iki? Muri rusange ikintu nifuzaga ko mwamfasha nuko mwamunshakira. Twamugushakira kandi ahari? Abahari yaba ari aho hose mu mihanda, natwe no tumukura tukamubona. Mbese nyine ni umuntu wabaye umutinganyi nk'uko bigaragara n'amaso y'abantu twese turabibona. Sinzi rero niba none se umugore wewe niba mujya muganira kuki watajyaza ngashaka umugabo we yamusubiza mu rugo? Umugore we byamuteye isoni kubera kujya gushaka umugabo wawe ukumva yabaye umutinganyi, ni ibintu muri make wiwe ntago arabyakira. Sinzi icyo umuntu yakora rero, sinzi icyo nibugufashe, gusa ngiye icyo nkwemereye ni ukuzamushaka, yaba hari turi kumwe nkaguhamagara ukaba waza nyine nkamuhuza nawe ukavugana, cyangwa ukamusubiza no mu rugo, kuko nanjye birasimba ishyigikiye ni igikorwa cy'ububwa, nta n'umugabo kumutinganya kandi ari umugabo ufite abana agomba kurera. Mu rugo se babivugaho iki ababyeyi banyu, bo babivugaho iki? Mama akibimenya yahise arwara, ubu ngubu ari mu bitaro. Akimenya ko umugore umutinganye yahise arwara? Yahise arwara, ubu yagiye mu bitaro, papa ari kumwitaho. Urumva ni ibibazo rwose, utugire neza ni ukuri wadufasha ukamushaka. Sinzi njyewe nzagerageza mugushakire, nimara kumubona nzamuguhamagarira, nawe nguhamagare nkubwire ati rero dore ngo yarahari, vayo murebe muvugane, ariko nyine no gusenga. Ikibazo aho kiri ntago aba ashaka kumva umuntu wo muri famille yiwe habe na gato. Ibyo ntibyari uburozi gute se umuntu atumva umuntu wo mu muryango, atumva umuntu ushobora kuba wagira gute ngo abe yareka buriya butinganyi? Ese bibaye atari byo mu miryango, mwe n'iki mukeka cyaba cyarateye uriya muhungu kuba umutinganyi? Ikintu mukeka muvuga ati uko biri kose bimeze gutya. Ese umugore we mugana abwira ko imico yiwe yatangiye ite kugeza ubwo ajya guturwa akajya mu butinganyi? Byatangiye anywa inzoga, akajya ajyana n'abagabo b'inshuti ze. Abagabo basanzwe se basanzwe bubatse cyangwa? Abagabo basanzwe. Abagabo se murabazi? Umwe turanaturanye. Wese aracyataha mu rugo ntarafata izo ngeso? Wiwe aracyataha, ariko uwo yamuhuje nawe niwe wamwanduje iyo mico. Uwo yamuhuje nawe umutinganyi? Uturanye n'umugore we. Aturanye n'umugore we? None se we mu muganiza babwira ko Musatuzi yagiye? Aratubwira ngo tujya kubibaza umugore we, ntago bimureba. Ibintu rero byanyu ndumva bitoroshye, ibintu byanyu ndumva bisaba urugamba, ndumva ari n'ibintu umuntu wenda atapfa kumenya, ariko wenda n'Imana bizashoboka, tuzagerageza tubafashe, mube mwamubona muganire murebe ko mwamusubiza mu rugo, kubera yuko uze kuganira n'umugore we unamubaze, ariko njye hagati hari ikibazo nibaza cyo kinantera urujijo akenshi iyo mbonye bari abantu b'abatinganyi. Sinumva ukuntu umuntu ashatse umugore agata umugore akajya mu butinganyi. Umugore we umva we nta ruhare yaba bifitemo. Se abagore baba bazengereza abagabo kugeza ubwo atekereza ko yata umugore akajya mu izo ngeso. Umugore we tujya tubasha kuganira, ni umugore witonda, aba ari kwikorera yishakira amafaranga. Umva n'ibyo bibazo byamubayeho kubera umugabo wiwe yagize krizi, ahora nyine ari mu kazi, ari gushaka imibereho y'abana, kuko umugabo nta kintu amufasha. Watunyuriramo uburyo abo bana babaye muri make, ushobora kutunyuramo uburyo uwo muryango ubayeho nyuma y'uko umugabo ataye urugo. Urumva umugabo akenshi ufite inshingano zo kurera urugo, kureberera abana, kwishyura amashuri, kugira ibintu za mituweli n'ibindi byinshi. Watunyuriramo ko urwo rugo rubayeho nyuma y'ubwo butinganyi bw'umugabo aho bugiriyemo, urugo rubayeho rute kugeza uyu mwanya, abana barihe, bariga se, babayeho batemitwe, tunyuramo muri make uburyo abantu babayemo. Muri make ntago ari ibintu byoroshye. Abana bajya ku ishuri rimwe na rimwe bakaza ntibanabona ibiryo nk'uko bigombwa, kubera umubyeyi abe bashaka ubuzima, nyine babayeho nabi. Ese bagira inzu cyangwa barakodesha? Nyine urumva byatangiye umugabo ajya kunywa inzoga. Urumva muri uko kunywa inzoga
yagurishije inzu abasiga mu bukode. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero. Barakodesha, umugore mbega muri make ni ngaho nta n'akazi afite. Utugere neza no kuri wamushaka. Ubwo numva ngo umugore nta mibereho, ni kwa guhigahiga, nta afite bibega, nta kazi afite gafatika. Nta kazi gafatika. No gukora ibiraka biri aho ngaho nk'abandi. Ubwo umva umugabo namufashaga kubaho. N'abana kwiguga amashuri yaratakaye birumvikana. Kumva ntibabona uko amakaye aboneka, ntibabona amakaramu, imibereho nayo ntiyoroshye. Icyo nagufasha rero ngewe ni kimwe, guhamagara uyu mugabo ko ngewe nabonye yumva se namukojeje n'ufite nimero ndayigira. Nubwo idahora idacamo kenshi, ko naza kumeza nyigerageze. Igihe cyose yazaciramo habona inyuzemo akanyitaba, naza kuza kuguhamagara kuri nimero yawe akubwira ati rero uyu munsi arahari turahurira aha, ukaba waza ukamureba. Nukuri mwaba mukoze rwose. Ndaza kugufasha. Nuko rero reka ngushimire kuba wenda watwiyambaje, turaza gukorera ubushakashatsi cyangwa se ubuvugizi, tuze kureba ko twakubonera uriya muhungu wanyu. Ninza kumubona njyewe ubwanjye ndaza kugomba ku murongo wa telefone nkubwire ko yabonetse, ubundi uzuba wamureba ureke kwamucyo usubiza mu rugo. Uko biriya si ibintu by'u Rwanda. Ndeka tugushimire. Namwe ndabashimiye, murakoze cyane. Reka nshimire buri wese kuri iki kiganiro aho uri hirya no hino. Reka mbabwire ngo mahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.